aka kanya hari umuntu ushobora kunsaba amafaranga 100 wenda no mu muryango no mu nshuti ati ndashaka kugira ka business nkora yego ntayamwima mu by'ukuri si uko nyabuze yego ahubwo nuko nzi ko ninayamuha ntabwo bigiye gukuraho ibibazo arimo bese mbisobanure neza yego ahubwo yagakwiriye kuba mbaza ati nakora iki akananyereka umushinga muto ko nanyereka umushinga munini nabwo nti nzabitekerezaho nubwo wabugiye muhita icyo bitanu tuzavugana ariko none hari ibanga watubwiye ngo nuhe inshuti yawe amafaranga uzamenye ko nyine birangiye uzamuhobere bwa nyuma umenye ko birangiye yego sabe akari ku mutima wa mutimbuzi harya ngo bigenda gute wetse tuzoza ko kantu abo betse tuzoza ko kantu nari kuvuga gutanga amafaranga nuvuga ngo niba unsabye amafaranga ndumukire aho kuyaguha ngomba gutekerereza icyo ukora hari igihe ushobora guhereza umuntu igishoro cy'500 ukirengagiza ko kubona estate Kigali bidashoboka mu by'ukuri umushize muri dilemma ko ubushobozi bw'imitekerereze bw'umukene ku muntu w'umukire baba buri munsi wa 13 ibyo birebe busacinga ubisoma urabibona umuntu wese wakennye imitekerereze igabanukaho ubushobozi 13 muri IQ ya Patrick itandukanye na IQ yundi muntu uri gufondafonda ibintu bidafite iyo biri kwerekeza telefone ebyiri avuga ati nanjye urugero rworoshye abanyeshuri kuwa mbere bagiye ku ishuri hari umubyeyi aka kanya abana be bakiri mu rugo yego hari n'uwapfuye kubohereza babimye jeto yo kujya muri refe yego sinzi niba bikibaho twe twize entanda ahagarara mu muryango ati nyereka uwo mukene uwo muntu ahuye n'ibyo bibazo aka kanya wamutse umubwira ati ngiye guha minerivare z'abana bawe bose ariko uzayamukubye kabiri ntabwo azatinda kubyemera nta nubwo azavuga ngo ndabyanze icyo akeneye ni uko ikibazo afite kirangiye aho abantu benshi rero barangajwe no kumva ko yakwasama bakajugunyamo kandi burya ngo ukuboko kwagutamitse niyo kuje kukuniga urasama